RPF yandeze nkiri muto, RPN RDF yandeze nyirakana, nkayikorera imyaka yose. Ibyo numva nta kindi kintu nzi gusa kubwo gutandukira nkaba naravuze Rwandamure. Jewe nkiye bugufi imbere y'abanyarwanda mwese, murebe mu maso yanjye, muri uburyo ntekereza, mu mutima wanjye ikindimo ni iki ngiki. Nago ndi ikigarasha, nago nkorana n'imitwe irwanya ubutegetsi bw'u Rwanda. Ibyambayeho icyambere nsabiye imbabazi, reka mention ingano birangire. Ndasaba ko nshobora gusubiza abantu tutari mu rwego rumwe, byo nabivuze. Ndasaba imbabazi yuko navuze mu magambo adashobora kuba yakumvaho rimwe n'abanyarwanda bikabatera umwiryane. Ubu ni Robert azaza ryari? Anytime naza. RPF perezida wacu ni umubyeyi, yababariye abatari ngewe, abantu bamenye amaraso, abantu bakoze ibyaha bingana umusozi wose akabababarira. Ni gute atababarira umwana we Robert? Ngataha u Rwanda ngafatanya n'abandi kubaka u Rwanda. Yewe neyo bankishaka nyafu, ariko bakaza kugera igihe bakandeka nkisanzura nk'abandi mu Rwanda, tugafatanya kubaka igihugu cyacu. Ni Robert. Ndasaba imbabazi yuko nafashe ubwenge n'impano yanjye nkaba narahanze igihangano nkagihereza umuntu fulani ushobora kuba yarwanya ubutegetsi bw'u Rwanda akabuvuga nabi ndebera. Ndasezeranya RPF RDF, ndasezeranya abanyarwanda mwese bakunda igihugu cy'u Rwanda n'iterambere ririmo ko guhera umunsi wa none magararanye namwe kwamamaza ibyiza twagezeho, kwamamaza ubumwe bwa leta y'abanyarwanda,